ntabwo Muhammadi ariwe washinze idini ya Islam, ahubwo we yaje ayisanga hano ku isi. Twebwe muri Islam imigenzo tugira nibyo abatubanjirije bakoze kandi bakabikora kubera Imana. Ibyo ngibyo twebwe iyo tubikora tuba tugenza nk'uko bagenzaga. Hanyuma mu gusoza ati Mose n'abandi, hanyuma turebe ko bizeraga ibintu nk'ibyo tubona mu idini ya Isilamu yashinzwe na Muhammadi muri 610. Mu gusubiza iki kibazo cy'uyu muvandimwe Mudahinyuka Didasi, ariko cyane cyane uzwi ku izina rya Mudadisi, nagira ngo mukosore kandi sinabwo bwa mbere mukosora. Ntabwo Muhammadi ariwe washinze Isilamu. Mu bibazo yabajije yabazaga impamvu twemera ko bari ababanje, bari Aburahamu, bari Mosi, bari Yesu. Yabazaga impamvu mu bibazo byabanje twabanje gusubiza, yabazaga impamvu twemera yuko ari abayisilamu kandi twarayimweretse. Ndetse akaba ari nawe wapfundikiye ubutumwa bwose bw'Imana bwaciye muri Isilamu. Nukuvuga ngo yaje akurikirana na Nabi Isa ari we Yesu. Yesu yigishaga Isilamu ariko akayigisha mu miryango 12 y'Abisirayeli. Mbasaba gukurikirana Shishoza TV Rwanda, mbasaba gukora like niba iki kiganiro wagikurikiye, nkusaba gukora subscribe niba iki kiganiro wumva ari cyiza, niba kugira ngo buri gihe icyo ari cyo cyose niducishaho ibiganiro bijye bikugeraho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, burasirazuba bw'u Rwanda, burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, imigabane yose y'isi, mwese tubifurije amahoro y'Imana ko yabana namwe. Kubifuriza amahoro y'Imana rero nkuko nabibasobanuriye, twese turabizi ni itegeko ry'Imana muri Qur'ani, ndetse ariko n'abakoresha Bibiliya naho birimo, kubera ko Imana muri Qur'ani iratubwira iti igihe uzaba ugeze kuri babandi bemeye amategeko y'Imana, muri babandi bemeye kugendera kuri gahunda ya Allah, yibabwira uti salamu alaykum, amahoro y'Imana abe muri mwe. Umunsi wa none rero ngira ngo muribuka ikiganiro twacishijeho ubushize, ikiganiro cyavuga kiti Yesu yari umuyoboke w'idini n'uwari kumubatiza yapfuye batarabonana. Uvuga ngo uwapfuye batarabonana n'uwavugwaga ko yamubatije ari we Yohana. Iri somo twararisobanuye mu buryo burambuye, tugenda dutanga ibimenyetso, tugenda dutanga impamvu, ku buryo abantu bose barikurikiranye bararisobanukiwe, keretse umuvandimwe witwa Mudahinyuka Didasi, ariko cyane uzwi ku izina rya Mudadisi, akaba ari we waje gushaka yuko twamusobanurira ko yabajije ibibazo bigiye bitandukanye. Didasi Mudahinyuka rero uzwi ku izina rya Mudadisi yabajije ati ni ikimenyetso cyerekana ko Muhammadi ari we wasozereje intumwa n'abahanuzi. Niki Muhammadi yazanye mu isi nk'ubutumwa bwihariye butari buriho na mbere ye? Ikibazo, mbese wabasha kugaragaza ishingiro ry'ubutumwa bwose bw'intumwa n'abahanuzi mu mateka yabo? Mukuri icyambere avuga ati ikibazo cye cya gatatu kimeze nk'ikirimo ibibazo 2 cyangwa 3, kimeze nk'ikirimo ibibazo 2 cyangwa se 3. Ikibazo cya mbere aravuga ati ni ikimenyetso cyerekana ko Muhammadi
ariwe wasozereje intumwa n'abahanuzi. Impamvu ikimenyetso cya mbere nuko nyuma ya Muhamadi nta yindi ntumwa yigeze ibaho, nta n'ubundi buhanuzi buzigera bubaho. Ibyo tukanabisanga muri Qur'ani igice cyaho cya 33 ku murongo waho wa 40. Qur'ani igice cyaho cya 33 ku murongo wa 40, inyandiko ihari iratubwira iti ngo mu by'ukuri ntabwo Muhamadi ari se w'uwo ari we wese muri mwe. Qur'ani igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 40. Mu by'ukuri ntabwo Muhamadi ari se w'uwo ari we wese muri mwe, ahubwo ni intumwa ya Allah, akaba n'uwasozereje abahanuzi, wa khataman nabiyina, akaba ari uwasozereje abahanuzi, kandi Allah ni umumenyi wa byose. Iki ni ikimenyetso ngo haye muvandimwe. Iki ni icya mbere, shyiraho v. Iki nacyo kirasubijwe, shyiraho v, shyiraho v. Muhammad ntabwo ari se w'uwo ari we wese muri mwe, ahubwo ni intumwa y'Imana, akaba n'uwasozereje abahanuzi. Umuvandimwe rero kuri icyo agakomeza agira ati, niki Muhammad yazanye mu isi nk'ubutumwa bwihariye butari buriho na mbere ye? Nta butumwa bwihariye Muhammad yazanye butari busanzwe. Twabisobanuye hejuru yuko yaje yigisha abantu kugandukira Allah, uburyo bwo kumugandukira, kugandukira Allah, kugandukira Allah mu kuri ko kumugandukira, kandi n'izindi ntumwa z'Imana zose zaje zigisha kugandukira Allah mu kuri ko kumugandukira. Nta gishya yazanye rero, nta gishya. Ni umuburizi, akaba n'utanga inkuru nziza. Ikindi baza yuko kirumvikanye. Dukomeze ikibazo cye. Ngo ikibazo mbese ngo nk'ubutumwa bwihariye butari buriho mbere ye. Ikibazo mbese wabasha kugaragaza ishingiro ry'ubutumwa bwose bw'intumwa Muhamadi mu mateka yabo? Mukuri wenda icyo tabasha gusobanukirwa muri ubwo butumwa bwose, ahubwo yabaza ati ni ikihe kiyongereye ku butumwa bwa Muhamadi? Kubera yuko mu butumwa bwa Muhamadi buri ntumwa iyo ari yo yose Imana, hari intumwa zimwe Imana yagiye yohereza ikaziha n'ibitabo. Muhamadi rero ari mu ntumwa zahawe ibitabo, ari mu ntumwa zahawe ibitabo. Mu bitabo bya Kisilamu abantu benshi turi buza kubisobanura hasi, ariko nukuvuga ngo mu butumwa intumwa y'Imana Muhamadi yahawe, yabuhawe muri Qur'an. Kimwe nuko izindi ntumwa nazo hari izahawe ubutumwa nko muri Injili, hari izahawe ubutumwa muri Taurati, hari izahawe ubutumwa muri Zaburi, hari izahawe ubutumwa muri Suhufi. Ibyo byose ni ibitabo bya Kisilamu. Dukomeza ku kibazo cya 4. Ngo mbese ubu busobanuro utanze Isilamu ko ari umuyoboro, umwisilamu umuyoboke, bwaba ari ubusobanuro bwawe ku giti cyawe cyangwa? Ngo idini ya Isilamu yo ubusobanuro bwayo ni ubuhe? Kuki muri ubu busobanuro tutabonamwo Muhamadi muri ya ndanga kwemera ya Kisilamu ashahadu? Mukuri Isilamu nkuko nabimusobanuriye ni inzira cyangwa se siratul mustaqim, inzira igororotse Imana yashyiriyeho abantu ngo bayicemo.
bagere ku Mana. Iki ngiki narakimusobanuriye mbere, ariko nabwo kugira ngo abashe kubyumva, reka turebe imirongo 2 ya Qur'an. Qur'an igice cya 37 ku murongo w'118 haragira hati tunabayobora inzira igororotse. Tunabayobora inzira igororotse. Hanyuma twajya ku gice cya 6 ku murongo waho w'153 haragira hati kandi mu by'ukuri iyi niyo nzira yanjye igororotse, bityo nimuyikurikire. Iyi Islamu niyo nzira yanjye igororotse, bityo nimuyikurikire, ntimuzakurikire utundi tuyira tukazabatandukanya n'inzira ye Allah. Tukazabatandukanya n'inzira ya Allah, ibyo yabibategetse kugira ngo mujye mutinya. Ndibaza yuko umuvandimwe hano arabisobanukiwe. Islamu ni umuyoboro. Ngira ngo abayiyoboka bo ni abayoboke. Ndibaza yuko iki ngiki nacyo umuvandimwe aragisobanukiwe. Hanyuma ndumva cyari icya 4 ariko kidasojwe. Akabati kuki muri ubu busobanuro tutabonamo Muhammadi muri yandanga kwemera ya Kisilamu ashahadu. Ntabwo ashahadu ari indanga kwemera. Indanga kwemera ni ibikorwa umuyisilamu akora bishingiye kuri Qur'ani na hadithi, bishingiye ku nkingi 6 z'ukwemera. Ikintu nacyo umuvandimwe agisobanukirwa. Ashahadu ni uburyo bwo kukwinjiza mu idini, ni ubuhamya. Buri ntumwe ariyo yose iyo yajyaga kwakira umuntu yabanzaga kumukoresha, kumutangisha ubuhamya bwo kwemera Imana imwe rukumbi. Buriya ni ubuhamya bukujyana mu idini ya Islamu. Ndibaza yuko iki ngiki umuvandimwe aragisobanukiwe. Nanone nanibutse yuko muri iyi minsi, muri iki gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad, muri iki gihe havugwa intumwa y'Imana Muhammad, kugira ngo utore shahadu uvugamwo wa anna Muhammad Rasulullah, ndahamya ko na Muhammad ari intumwa y'Imana. Hanyuma ku gihe cya Musa ari we Mose bavugaga wa anna Musa Rasulullah, ndanahamya yuko Mose ari intumwa y'Imana. Ku gihe cya Yesu nkanahamya yuko Yesu ari intumwa y'Imana. Ku gihe cya Aburahamu nkanahamya yuko Aburahamu ari intumwa y'Imana. Ntabwo byemewe kwemera Imana imwe rukumbi ngo uhakane intumwa zayo. Hanyuma ayakomeje ati etc. cyangwa se hamwe n'ibindi. Arabati reka ngarukira aha, ngarukiye aho aha gusa kugira ngo tumenye ukuri kwa Islamu nkuko Muhammad yabivuze. Dukeneye kurisuzumira muri Tora na Injili, ibyanditswe byera byabanjirije Islamu. Nidusanga Islamu ukwemera kwayo kudahura na Bibiliya, tugomba guhita tumanika icyapa hejuru cyerekana Islamu nk'idini y'ikinyoma kandi na Muhammadi nk'umuhanuzi w'ikinyoma. Hana yisabyica ahambere. Icyambere cyo twari twemeranije, icyambere ngo kurisuzumira muri Tora, akarisuzumira muri Injili ndetse n'ibindi bitabo byose no mu bindi byanditswe byera byaturutse kuri Nyagasani. Muri ibyo byanditswe byera yishaka ntabwo harimo Bibiliya. Ikintu tucyemeranyeho, yifata Taurati ngo ayite Bibiliya. Ahangaha biragaragaza yuko n'ubumenyi bukeya Mudahinyuka Didasi yaba afite.
ntabwo Tawurati na Bibiliya ari kimwe, ntabwo Injili na Bibiliya ari kimwe. Tawurati iri ukwayo na Bibiliya ikaba ukwayo, Injili iri ukwayo na Bibiliya ikaba ukwayo. Twebwe rero imyemerere ya Kisilamu muri Tawurati yari irimo mu gitabo cya kera ku bwa Mose, muri Injili ku gitabo cya kera ku bwa Yesu ari we Isa, Isilamu yari irimo. Noneho Korani niyo yaje kuzungura ibyo bitabo ikomerezaho byari bigereye. Rero kuvuga ngo Isilamu muri Bibiliya ngo nitutabisanga muri Bibiliya ntabwo biri bukunde, kubera ko Bibiliya mu bitabo by'Imana bizwi ntabwo Bibiliya irimo. Icyo kikavaho n'ikimenyimenyi arimwe aravuga Bibiliya kandi Bibiliya simwe. Ikintu dushyireho umucyo, Bibiliya zirenze imwe. Hari Bibiliya ntagatifu, hari Bibiliya yera. Izo ebyiri mvuze ntabwo zihuje. Imwe bifite ibitabo byinshi, indi kagira bikeya. Usanga bitana ba mwana. Bitana ba mwana gute? Mwebwe mwakuyeho, mwebwe mwongereyeho. Urumva? Nabo ubwabo ntabwo bahuza. Ni iyihe Bibiliya se? Noneho usibye n'ibyo, ngira ngo naberetse izindi Bibiliya zigiye zitandukanye. Hari Bibiliya y'Abarotodogisi, bafite Bibiliya yabo. Uyishaka unyandikire muri komenti nzayibereke. Hakabaho Bibiliya yo muri Ethiopia, nayo ntabwo ihwanye na Bibiliya yera cyangwa intagatifu, ifite ibitabo bikeya. Nukuvuga ngo Bibiliya ubu none uyu munsi wa none ni nyinshi, tudashyizeho ngenda hagarira kuzo mu Rwanda twese tubona n'amaso yacu. Bibiliya ntagatifu ntabwo iwe na Bibiliya yera. Ndabeshya? Ntabwo mbeshye. Imwe ifite 66, indi kagira ibitabo 73. Hakabaho indi Bibiliya yitwa ubuhinduzi bw'isi nshya. Ndabeshya ntituyiziranyeho. Imwe ifite imwe y'ubuhinduzi bw'isi nshya ivuga yuko ziriya Bibiliya zose zitari umwimerere. Se ndabeshya? Iki nacyo turacyemeranyaho. Ubwo rero kuvuga ngo Bibiliya oya, ibitabo twemera ni ibitabo byatanzwe n'Imana bigahabwa intumwa runaka. Bibiliya nta ntumwa n'imwe yigeze iyakira. Mu gusoza rero yakomeje avuga ati ako ngira ngo yaragiye kwandika icyo bita note bien mu Gifaransa, kuko yanditseho note yashyiraho utudomo tubiri, abati witonde aha tuzajya mu mihango ya Isilamu igaragara, hanyuma tujye mu kwizera kwa Aburahamu, Mose n'abandi, hanyuma turebe ko bizeraga ibintu nk'ibyo tubona mu idini ya Isilamu yashinzwe na Muhammad muri 610 mu buvumo bwa Hira. Mbere na mbere Didasi Mudahinyuka nagira ngo nkubwire ko twebwe muri Isilamu tutagira imihango, ahubwo tugira imigenzo. Twebwe muri Isilamu ntabwo tugira imihango, ahubwo tugira imigenzo. Tugira imigenzo gute? Ni imigenzo ni ibyakozwe n'abatubanjirije mu kwemera, kandi bakaba bari intumwa z'Imana cyangwa se bakaba baragendanaga n'intumwa z'Imana. Iyo niyo migenzo twebwe twemera. Ntabwo twemera imihango. Imihango ni iki rero? Ni ikintu icyo ari cyo cyose gishyirwaho n'abantu runaka bakaba bakemeranijweho, ariko icyo kintu ukaba utagihanirwa n'Imana. Icyo ngicyo ariko abantu waba utagikoze ukaba wisha umuco wabo. Ushobora kuba ari umuhango washyizweho n'igihugu, ushobora kuba ari umuhango washyizweho n'umuryango. Uwo muhango iyo utawukoze byanze bikunze ubutereranye umuco wabo mwawuhuriyeho, haba mu gihugu cyangwa se haba mu muryango. Ariko umugenzo twebwe muri Isilamu imigenzo tugira nibyo abatubanjirije bakoze
kandi bakabikora kubera Imana. Ibyo ngibyo twebwe iyo tubikora tuba tugenza nk'uko bagenzaga. Nkumva rero iki kibazo umuvandimwe ibibazo yari yabajije, iki nacyo nkumva nacyo cyaba gishubijwe gutya. Hanyuma mu gusoza ati Mose n'abandi, hanyuma turebe ko bizeraga ibintu nk'ibyo tubona mu idini ya Isilamu yashinzwe na Muhammad muri 610. Mu gusubiza iki kibazo cy'uyu muvandimwe nagira ngo mukosore, kandi sinabwo bwa mbere mukosora. Ntabwo Muhammad ari we washinze Isilamu. Mu bibazo yabajije yabazaga impamvu twemera ko bari ababanje, bari Aburahamu, bari Mosi, bari aba Yesu. Yabazaga impamvu mu bibazo byabanje twabanje gusubiza, yabazaga impamvu twemera yuko ari abayisilamu kandi twarayimweretse. Ntabwo Muhammad ari we washinze idini ya Isilamu, ahubwo we yaje ayisanga hano ku isi. Ikintu twumvikane acyumve neza, izi ni inyigisho z'abantu baba baracitse intege, baba barabuze ikintu barenga ku idini ya Isilamu, bagahita bahimba ngo ni idini yashinzwe na Muhammad. Nanone impamvu babivuga, ababivugaga kera bavugaga yuko ari idini yashinzwe n'umukene, kubera ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ntabwo yigeze aba umugwiza atunga. Noneho akaba ariho bahera bayipfobye. Izi akaba ari inyigisho zagiye zigishwa mu bantu rwihishwa kugira ngo bapfobye idini ya Isilamu. None se bavandimwe, murabona mwaba muturusha gukunda Muhammad ku buryo twaba tutari proud kumva yuko umuntu dukunda yaba yaratangije igikorwa nk'iki ngiki isi yose iyoboka? Hako ntabwo ari byo. Muhammad idini ya Isilamu yaje yisanga ku isi umwaka wa 610 bavuga, cyangwa se na 11 cyangwa na 22 bagenda bivugaho mu buryo butandukanye. Nta n'impamvu yo kugira ngo ibyo bintu bikurikirane. Iriya ni imyaka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaherewemwo ubutumwa. Ni igihe cy'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad, ntabwo ari igihe cy'itangira rya Isilamu. Oya, ahubwo impamvu nuko Muhammad ari we wakwirakwije Isilamu ku isi yose, ndetse akaba ari nawe wapfundikiye ubutumwa bwose bw'Imana bwaciye muri Isilamu. Nuko ngo yaje akurikirana na Nabi Isa ari we Yesu. Yesu yigishaga Isilamu ariko akayigisha mu miryango 12 y'Abisirayeli. Yona ari we twita Yunusu yigishaga Isilamu ariko akayigisha hahandi Imana yamutumye akaza gutinya kujyayo. Nanze ubwo tuwavuga mu cyaraba, ariko reka mvuye gutyo twese turamuzi ibyabaye kuri Yona igihe yagendaga urufi rukamumira. Mose ari we Musa yigishaga Isilamu. Imana yamutumye kwigisha Isilamu kwa Farawo no kumwumvisha agaciro k'Ubuyisilamu no kwemera Imana, ndetse Imana imuha kuvanayo abana ba Isirayeli Farawo yari yaragize ingwate. Muhammad rero idini ya Isilamu yaje ayisanga ku isi, ntabwo ari we wayitangije ku isi. Iki kintu rwose njyewe hari n'abantu njya nkunda guseka yabivuga gutya, ntubwira se nibura ufite suruse yaho ibyo bintu bituruka, nibura ufite gihamya. Gihamya kayibura ni ugukeka. Wowe niba ufite gihamya ya Isilamu yo mu idini ya Isilamu yemewe atari impimbano y'abantu bajya ku ruhande bagahimba, yiduha ivuga yuko Muhammad ari we watangije idini ya Isilamu ku isi. Twebwe ibyo bintu ntabwo bibaho. Isilamu yahozeho kuva kera, kuva ku gihe cya Adamu. Aha rero nawe nagira bamukosore abo umuntu w'umugabo, kandi uyu mugabo si ubwa mbere bimusobanurira, si n'ubwa mbere ibi ngibi tubisobanura.
Isilamu ntabwo yashinzwe na Muhammad, ahubwo Muhammad ni umukozi wa Isilamu, ni umukozi wayo ugomba kwiyamamaza. Ubwo rero kuyamamaza ndetse akaba ari itegeko ry'Imana yamuhaye nk'uko yarihaye abamubanjirije ryo kwamamaza Isilamu, nk'uko twabisanze muri Qur'ani. Narabibasobanuriye mu kiganiro cyabanje yuko n'abatubanjirije bose bari abayisilamu, kandi natanze imirongo ya Qur'ani. Wowe ukibaza uti wowe hari ikintu abantu bamukwe Qur'ani imaze imyaka irenga 1400. Uyu munsi turi muri 2025. Qur'ani imaze imyaka irenga 1400. Kubera ikirenga 1400, muri iyo myaka yose muri Qur'ani hakaba harimo yuko Abraham yari umusilamu. Iki kibazo uyu munsi ukarimo gusubizwa icyo kibazo urimo kubaza uyu munsi. Qur'ani serizi yukuzi Muhammad niba mumuhimbira ko rero wahimbye Qur'ani, ubwo Muhammad yaba yarazi yuko ibi bibazo abakristo bo mu Rwanda rw'iki gihe 2024 yuko bazabyibaza. Ikintu mukibazeho munagitekerezeho. Kwibyo rero wenda nkabasoreje hano kuri iki kibazo, kuri ibibazo umuvandimwe yatubajije. Mbasaba gukurikirana Shishoza TV Rwanda, mbasaba gukora like niba iki kiganiro wagikurikiye, nkusaba gukora subscribe niba iki kiganiro wumva ari cyiza, niba kugira ngo buri gihe icyo ari cyo cyose niducishaho ibiganiro bijye bikugeraho. Haba nsoreje hano nkwifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana ko bibana nawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.